ariko ubu ntabwo tukibona ko dukwiye kwirinda izo ntonganya. Habwo gute intonganya zihora mu makorari, mu mawushiputimu, mu itorero, ugasanga ahubwo umuntu usanga tubanye mu itorero duhanganye. Hoya, nongeye kukubwira ngo ntimutonganire mu nzira, mwirinde, kuko inzira watonganiyemo urwo rugendo ntubuzarusoza amahoro. Mwene data, inshuti mukundwa, iri jambo uriceho umurongo, uvuge ngo nubwo natangiye urugendo ariko nabujijwe gutonganira mu nzira, nabujijwe gutongana n'abavandimwe banjye, nabujijwe gutongana n'abo tubana, nabujijwe. Ari ibintu muri iyi minsi biri kujya bimbabaza, nifuje ko nawe ubyumva bikurikirane. Hano Yosefu yashyiriye bene se ibyo bari bakeneye byose n'imyenda, abaha ngo bagende basubire mu gihugu cyabo gakondo. Ariko bava muri Egiputa, ubundi muri Egiputa, kuva muri Egiputa ujya mu gihugu cy'isezerano no kuzamuka si ukumanuka. Rero no munsi njya numva abantu benshi bakunda kuvuga, ndagira ngo dufatanye tujye turinda n'akanwa kacu. Ukumva umuntu ari yamireti, jewe tisi ukubwiriza noneho natwitse, natwitse ndimbanukira, naririmbye natwitse ndimbanukira. Mumanuka mujya hehe ubu? Muhite mwumva ko iryo twika muri kuvuga no kumanuka ubundi ni ukuva mu gihugu cy'amasezerano mujya muri Egiputa. Rero niyo mpamvu uzatwika umanuka ukajya gutongana, niyo mpamvu uzabwiriza ngo watwitse wimanukiye, ariko ibwiriza ryawe ikaba ari ryo gutoteza abantu, rikaba ari ryo kubwira abantu nabi, kandi abantu baba baje mu rusengero, abantu baba gukurikiranye ngo baruhuke umutima. Rero naje kukubwira ngo wirinde gutongana mu nzira. Iyi nzira twahamagawe, iri ni inzira y'amahoro, iyi ni inzira y'umutekano, iyi ni inzira yo kwizera, iyi ni inzira itagendwamo n'abanyamubiri, ahubwo igendwamo n'abanyamwuka. Rero ndagira ngo twongere twibukiranye ku mico Kristo yari afite, hanyuma natwe tugire imico nk'iya Kristo. Ntawigeze wumva Kristo avuga nabi. Mu byanditswe byose ntawe Kristo yigeze avuga nabi. Yigeze avugana agahinda, ariko ntiyigeze atongana. Niyo mpamvu nongeye kuza nkwibutsa ngo uramenye udatonganira mu nzira. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Inshuti zacu dukunda, mudukurikirana umunsi ku munsi, Imana ibahe umugisha. Turabanezererewe rero bene data kubwo gufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana ibagirire neza. Twongeye rero kubaha karibu kuri channel yacu kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ijambo ry'Imana n'ubwiza bw'Imana. Kandi Imana ibagirire neza nk'uko bisanzwe. Ndi Wilson ugiye kubagezaho iri jambo, kandi n'indi minsi nuvuga ngo muzajya murikurikirana ko bukeye uko bwije, muzajya musangaho ijambo, kuko uyu ari wo muhamagaro wacu, ari Imana iduhamagariye muri iyi minsi. Imana ibagirire neza. Rero dukomeze dusoma ijambo ry'Imana riri n'ubundi mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice 45. Turasoma duhereye ku murongo wa 20. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi ntimwite ku bintu byanyu, kuko ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa cyose ari ibyanyu. Abana ba Isirayeli babigenza batyo. Yosefu abaha amagare nk'uko Farawo yategetse, abaha n'impamba, kandi uko bangana aha umuntu wese imyenda yo gukuranwa. Ariko aha Benyamini ibice by'ifeza 300, amuha n'imyenda yo gukuranwa 5. Na se amwoherereza izindi ntashyo, indogobe 10 zihetse ibyiza bya Egiputa, n'indogobe z'ingore 10 zihetse imyaka y'impeke, n'imitsima n'ibyo kurya bindi by'impamba bya se. Nuko asezerera bene se, bagenda
bagenda ababwiye ati mwirinde ntimutonganire mu nzira, mwakire neza ijambo ry'Imana. Twagarutse ku nkuru nziza. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo iri jambo ni iryo kwizerwa ngo kandi ni iryo kwemerwa n'abantu bose. Iri ni ijambo dusomye, ni inkuru ndende. Ntekereza ko igihe kizagera tuzive imuzi duhereye mu itangiriro, dukurikirane Bibiliya, amateka n'abayavuzwemo bose. Twari turimo dukomeza tuganira ku nkuru ya Yosefu. Aha ngo ni mu gice yaramaze kwirondorera bene se, abamaze gusobanukirwa neza ko ari we. Nuko abatuma noneho kuzana ise, ariko ngo Farawo amenye ko abavandimwe ba Yosefu bose bageze muri Egiputa, Farawo nawe biramunezeza cyane. Mbibutse ko uyu Farawo yari akunze Yosefu. Ari abantu bajya babyitiranya, ntabwo ba Farawo bose bayoboye muri Egiputa, ntabwo ari Farawo umwe, ni Farawo ni abafarawo benshi. Nk'uko muri iki gihe muri iyi viziyo tuvuga umuperezida ashobora kurekura ubuyobozi hanyuma hakajyaho undi, niko rero niyo sisiteme yari yubatswe muri Egiputa. Bavuga ngo ni Farawo, mbese umutware wese, umwami wese wo muri Egiputa yagombaga kuba yitwa Farawo. Uyu rero niwo Farawo wa mbere wakoranye na Yosefu. Bakorana kubw'uko yari yizeye Yosefu, yari yamubonyemo impano, yari yamubonyemo uburyo bwiza bwo kumenya kuzigama no kubika iby'igihe kibi, hanyuma abibika mu gihe cy'isarura. Kandi aba bene se wa Yosefu bamaze kuza muri Egiputa, bamaze kumuzanira murumuna we Benjamini, bituma ngo Yosefu abahobera cyane, ajya yabibwira, arabirondorera, aravuga ati ni njyewe mwagire nabi, ariko Imana yashaka kubizanisha ibi byiza mureba mpagaze muno munsi. Nitugeraho uhita utekereza ngo uko biri kose reka ubuzima mbayemo ne kubwerekeza ku muntu, ahubwo nze guhita mbona ko uko biri kose Uwiteka ashaka kubizanisha ibyiza. Haleluya. Uwiteka hari uburyo ajya bigenza, hari uburyo ajya gucisha ahantu kugira ngo ubwo buzima ubayemo, kugira ngo izo ntambara uhura nazo azizanisha ibyiza. Abavandimwe be rero, Benjamin akimara kuhagera, noneho yarabihinduye abatuma ahubwo papa wabo. Ariko Farawo akimara kubyumva, yumvise ko Yosefu yabonye bene se, nawe ngo biramunezeza cyane, mbese arishima cyane, anezezwa nuko Yosefu nawe babaraga nk'umunyamahanga abonye abavandimwe be bugufi. Ni nko kubona inshuti yawe yabonye abavandimwe be, nawe ubona ko bikunezeza cyane. Bituma rero hagati noneho ubwo mugiye kuzana papa wanyu Yosefu, noneho Farawo bari umutegeka, aravuga ngo bahe amagare, bahe n'indogobe n'amafurashi byinshi, bajye kuzanamo abagore babo, bazanemo imitungo yabo, ndetse ngo babone uko bazana na papa wabo. Yosefu yageneye abavandimwe be atitaye ku bubi bamweretse mbere, kuko ryari isezerano. Ndagira ngo nkumenyeshe ko muvandimwe, inshuti yacu urimo twumva, ntabwo isezerano ry'Imana rijya rihera. Imana niba yaravuze no gusohoza izabisohoza. Iyi yari inzira yo kugira ngo isohoze isezerano yagiranye na sekuruza Aburahamu. Ngo hari igihe cyageze ajya gutamba ibitambo, hanyuma ngo agiye gutamba ibitambo ngo Uwiteka atinda kumanura umuriro wo gukongora igitambo, ngo hanyuma ngo ubwoba butewe n'umunaniro ngo buramufata arasinzira. Hanyuma ngo amaze gusinzira, ngo inkongoro ziraza zitwara bya bitambo,
zimaze kubitwara ngo ashidukira hejuru, ariko asanga inkongoro, birashoboka ko n'abandi kuvuga inkongoro harimo abantu b'urubyiruko cyangwa b'abana batazi inkongoro ibyo ari byo. Ni ibisiga binini bikunda inyama, mbese bishinzwe kurya inyama, niyo mpamvu byitwa inkongoro. Ibyo rero numara kumva ko inkongoro ubanza usobanukirwa icyo ari cyo. Hanyuma ariko ngo Aburahamu akimara gukanguka, ngo ijwi ry'Uwiteka ngo ritari mumanukaho, ngo riramubwira ngo bitewe n'icyo kibaye, ngo ubwoko bwawe, ngo abazagukomokaho, ngo bazajya muri Egiputa, ngo bazafatwa n'amahanga, ndetse ngo bakore uburetwa mu gihe cy'imyaka 400. Iyi rero yari intangiriro yo gusohoza isezerano. Nongere mwibutse ko burya intangiriro y'isezerano ushobora kureba ukavuga ngo ko Imana yari yambwiye ibibi, hanyuma none nkaba ndi kugenda mbona ibyiza. Hoya, Imana igira umutima w'imbabazi. Ni ukuvuga uno munsi ufite ibyo wavuganye n'Imana, ndetse rimwe na rimwe hari ibyo yakubujije, hari ibyo yakwemereye, ariko mu ibyo byose habaho intangiriro. Nuko ngo Yosefu, tugarutse ku nkuru, akimara kugaruka ari kumwe n'abavandimwe be, ngo abagenera imyenda yo gukuranwa iyo bagenda basimburana n'iyo bari baje bambaye. Murumva iryo soko ryari isoko ridasanzwe, isoko usanzemo uwawe, birumvikana ntihari hakibayeho kugura, habayeho guhabwa nk'impano. Nuko ngo Yosefu ngo arabagenera, ariko ageze kuri Benjamin, cyane ko umutima wa kimuntu nawe ushaka aratekereje ati uyu mwana nta nabi yenzi, nta kintu kibi yigeze angirira. Ngo amugenera, ngo we amugeneraho n'amafaranga, ngo amugenera n'imyenda myinshi iyo akubira 5 ibyo yahaye abavandimwe be, hanyuma ngo agenera na papa we. Imana ishimwe. Ariko Bibiliya uko igaragaza, Yosefu yagize amakenga kuri bene se babana nk'uko yari asanzwe abazi. Arababwira ngo nuko ngo nimugende mubonye ibyo mukenera byose, hanyuma ngo ariko ntimuze kurwanira mu nzira, ngo kandi ntimutonganire mu nzira. Haleluya. Iri jambo Yosefu yabwiye bene se, nanjye nka bene data niryo nongeye kubabwira, ngo muramenye ntimutonganire mu nzira. Dufite urugendo twatangiye, ariko benshi barushwaniramo. Dufite urugendo twatangiye, turutangira dufite ibyo twumvikanye. Ntekereza ko wagiye mu itorero ufite ibyo wumvikanye, ufite ibyo Mwuka Wera kwemeje gukora, ufite ibyo wagiye gukora. Ariko ubu ntabwo tukibona ko dukwiye kwirinda izo ntonganya. Habwo gute intonganya zihora mu makorari, mu mawushiputimu, mu itorero, ugasanga ahubwo umuntu usanga tubanye mu itorero duhanganye. Hoya, nongeye kukubwira ngo ntimutonganire mu nzira, mwirinde, kuko inzira watonganiyemo urwo rugendo ntubuzarusoza amahoro. Mwene data, inshuti mukundwa, iri jambo uricyeho umurongo, uvuge ngo nubwo natangiye urugendo, ariko nabujijwe gutonganira mu nzira, nabujijwe gutongana n'abavandimwe banjye, nabujijwe gutongana n'abo tubana, nabujijwe. Ari ibintu mu iminsi biri kujya bimbabaza, nifuje ko nawe ubyumva ubikurikirane. Hano Yosefu yashyiriye bene se ibyo bari bakeneye byose n'imyenda, abaha ngo bagende basubire mu gihugu cyabo gakondo. Ariko bava muri Egiputa, ubundi muri Egiputa, kuva muri Egiputa ujya mu gihugu cy'isezerano no kuzamuka si ukumanuka. Rero no munsi njya numva abantu benshi bakunda kuvuga, ndagira ngo dufatanye tujye turinda n'akanwa kacu. Ukumva umuntu ariyamire ati jyewe tisi ukubwiriza noneho natwitse, natwitse ndimbanukira, naririmbye natwitse ndimbanukira. Mumanuka mujya hehe ubu? Muhite mwumva ko iryo twika muri kuvuga no kumanuka ubundi ni ukuva mu gihugu cy'amasezerano mujya muri Egiputa.
Rero niyo mpamvu uzatwika umanuka ukajya gutongana, niyo mpamvu uzabwiriza ngo watwitse wimanukiye, ariko ibwiriza ryawe rikaba ari iryo gutoteza abantu, rikaba ari iryo kubwira abantu nabi, kandi abantu baba baje mu rusengero, abantu baba bagukurikiranye ngo baruhuke umutima. Rero naje kukubwira ngo wirinde gutongana mu nzira. Iyi nzira twahamagawe, iyi ni inzira y'amahoro, iyi ni inzira y'umutekano, iyi ni inzira yo kwizera, iyi ni inzira itagendwamo n'abanyamubiri, ahubwo igendwamo n'abanyamwuka. Rero ndagira ngo twongere twibukiranye ku mico Kristo yari afite, hanyuma natwe tugire imico nk'iya Kristo. Ntawe wigeze wumva Kristo avuga nabi, mu byanditswe byose ntawe Kristo yigeze avuga nabi. Yigeze avugana agahinda, ariko ntiyigeze atongana. Niyo mpamvu nongeye kuza nkwibutsa ngo uramenye udatonganira mu nzira, uramenye umenye ko iyo nzira ari iy'abejejwe. Iyi nzira twatangiye ni iy'abakiranutsi, ntabwo ari iy'abanyabyaha. Iyi nzira twatangiye ntabwo ari iy'abanyentambara, ahubwo ni iy'abategereje kugirirwa neza n'Imana. Imana ikugirire neza. Mana, mu izina rya Yesu, Data wa twese, twongeye kugushima kubwira ijambo Mwami. Satani ajya duteza intonganya, Satani ajya duteza Mwami mwiryane muri uru rugendo, ariko tumaze gusobanukirwa ko tubaye turyana mu iyi nzira ntaho twagera Mwami. Ngo dushyigikire, tubere umuyobozi Mwami, uduhe inkingi y'igice tuyobore. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.